Hello guys, mumeze mute murakomeye, makuru ni meza, nanjye ndashima Imana. Umunsi rero reka nubundi tugire icyo tuvugaho. Uyu munsi hari amakuru nifuza ko twaganiraho, ni amakuru ajyanye na telefone igiye kujya ikoreshwa Elon Musk yakoze, abapiyoniye bagiye kuzajya bakoresha mu minsi iri imbere, yitiriwe ndetse na pi. Iyi telefone reka turebe mu by'ukuri iyi telefone uko izajya ikora. Reka turebe iyi telefone rero. Ino nkuru yavuzweho n'ikinyamakuru cyitwa Newswe, cyatangiye kivuga ngo why Elon Musk adopted Pi Network's concept for his next innovation. Ni ukubera iki umukire umuherwe mugwizatunga Elon Musk yemeye gufata cyangwa gutora igitekerezo cya Pi Network kugira ngo agikoreshe mu ikoranabuhanga rye cyangwa mu gashya ke ko mu minsi iri imbere agiye gushyira hanze. Akoro nta kandi ni no telefone yitwa Tesla Model Pi. Ni telefone ikomeye cyane ifite ikoranabuhanga rihambaye, igiye kujya ikoreshwa n'abantu mu minsi iri imbere. Abantu benshi bazayikoresha kandi ifite ikoranabuhanga rihambaye. Mbese iyi telefone igiye guhindura amateka, igiye guhindura byinshi ku buryo zino smartphone dufite tuzanibagirwa ko zigeze kubaho, kuko iyi telefone ifite ikoranabuhanga rikomeye tandukanye n'izi ngizi zose twari dufite. Reka rero tujye mu nkuru, ariko mbere yuko tujya mu nkuru reka ngusabe gukanda kuri subscribe kugira ngo amakuru y'ubutaha atazagucika, kugira ngo ujye umenya byinshi. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri no telefone yitwa Tesla Model Pi. Elon Musk, the renowned entrepreneur and CEO of Tesla, has reportedly adopted key ideas from the Pi Network for his upcoming smartphone innovation, the Tesla Model Pi. Umukire uzwi cyane, rwiyemezamirimo uzwi cyane Elon Musk, ndetse akaba n'umuyobozi wa Tesla. Tesla ni uruganda rukora imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi. Yavuze ko cyangwa byavuzwe ko yafashe igitekerezo agikuye kuri Pi Network kuri telefone ye iri imbere, cyangwa telefone igiye gukoreshwa mu minsi iri imbere ifite ikoranabuhanga rikomeye, yitwa Tesla Model Pi. This collaboration could reshape the future of cryptocurrency integration in mobile technology, combining Musk's visionary approach with the decentralized ideas of Pi Network. Bango uku gukorana bishobora guhindura ahazaza ho gushyira mu bikorwa cyangwa kuzana amafaranga y'ikoranabuhanga mu ikoranabuhanga rya telefone, bihujwe n'icyerekezo cya Musk, uburyo bwo gukoresha amafaranga cyangwa ikoranabuhanga, cyangwa uburyo Pi Network yifuza, mbese uburyo buri decentralized cyangwa uburyo bwegerejwe abaturage cyangwa abantu muri rusange. Iyi nkuru rero contents zayo ni izi. Why the name Pi? Kuki yemeye gukoresha rino zina Pi? Features of the Tesla Model Pi. Ibintu Tesla Model Pi ishobora gukora, ino telefone ibintu ishobora gukora cyangwa uko iteye. The influence of Pi Network. Igitekerezo nyine cyavuye kuri Pi Network. What this means for the future. Ibi ngibi bisobanuye iki kuri future cyangwa ku hazaza? Conclusion, umwanzuro.
iyo nkuru niyo tugiye kuganiraho. Why the name Pi? Kuki izina Pi ryashyizwe kuri iriya telefone? Iki cyemezo, the decision to name Tesla new smartphone after Pi has sparked much speculation. Bivuga ngo umwanzuro wo gufata iri zina rya Pi akarikoresha kuri no telefone ngo byateye urugambo rwinshi, byateye amagambo. Here are some potential reasons behind this choice. Anga hari impamvu nyamukuru zihishe inyuma y'aya mahitamo cyangwa iki cyemezo. Icya mbere, rimwe, Pi Network's rapid growth. Gukura vuba kwa Pi Network. One of the most plausible explanations is the explosive growth of Pi Network. Impamvu cyangwa ubusobanuro bwizewe bumwe nuko Pi yakuze vuba cyangwa yazamutse vuba, yamenyekanye vuba. Pi Network. In just a few years, Pi has attracted millions of users worldwide. Mu myaka mike, Pi yakuruye amamiliyoni y'abayikoresha ku isi yose. Abantu benshi barayiganye. Creating a thriving and engaged community of pioneers. Irema umuryango ukura ndetse ukaba uniyemeje, abo nibo bita abapiyoniye cyangwa mu Kinyarwanda cyiza nabo bita abakomarume cyangwa inkomarume. Pioneers ni abantu bagera cyangwa bakora ibintu bwa mbere cyangwa batangiza ibintu. Pioneers, izina ry'abapiyoniye benshi ntabwo bazi icyo rivuga, ariko pioneer ni ukuvuga ngo ni umuntu utangiza ikintu cyangwa umuntu ibintu bitangiriraho. Niba nk'umuntu afite uruganda, abantu batangiranye narwo barukorera, bakorana narwo, abo nibo bita ba pioneers cyangwa les pionniers mu Gifaransa. This growth likely caught Musk's attention as he is known for identifying and incorporating disruptive innovations. Vango uku gukura kwatumye Elon Musk bimushishikaza kandi azwiho kumenya cyangwa ndetse no gushyira mu bikorwa udushya dutungura abantu cyangwa udushya duhindura amateka. Mbese niyo mpamvu Elon Musk yemeye gukoresha ino Pi akayishyira kuri telefone ye, no telefone ikitirirwa Pi. Kabiri, symbolic significance. Vango ubusobanuro bufite ikimenyetso gikomeye cyangwa ubusobanuro buhamye. The mathematical constant Pi is a symbol of universality and infinite possibilities. Vango mu mibare iki kimenyetso cya Pi ni ikimenyetso kigaragaza isanzure cyangwa kigaragaza abantu bose muri rusange, kigaragaza bese ubushobozi cyangwa ubushobozi butarangira. Much like how Musk views technology, ari nako Musk abona ikoranabuhanga. Abona ko ikoranabuhanga ridafite aho rirangirira, ridafite aho rigarukira, kandi ko rigera ku bantu bose. By naming the device Pi, Musk may be nodding to Pi Network's efforts of creating an inclusive digital economy through decentralized blockchain solutions. Vango Elon Musk yitirira ino telefone Pi yari arimo yemeranya n'amahame y'uyu mushinga wa Pi Network wo gukora cyangwa kurema ubukungu budaheza, ikoranabuhanga ry'ubukungu ridaheza binyuriye muri blockchain yegerejwe abantu
mbese itanga ibisubizo. Murumva impamvu yemeye gutora ino Pi akayitirira ino telefone. 3. Possible collaboration with Pi network. Icya gatatu, ino telefone ishobora kuzakorana na Pi network, n'umushinga wa Pi network. Another intriguing possibility is that Musk company could form a future partnership with Pi network. Bango ibindi bintu bitunguranye cyangwa ibindi bintu biteye amatsiko nuko company cyangwa Tesla, ino company nyine izakora telefone, iri gukora zino telefone, ishobora kuzakorana cyangwa ikagirana ubufatanyabikorwa na Pi network. Pi's mobile-friendly blockchain and crypto mining structure align with the mobile technology Musk is developing, suggesting potential integration. Vango rino koranabuhanga rya blockchain ya telefone Pi yakoresheje ndetse n'uburyo bwo kumayininga ano mafaranga, mbese uburyo biremetse bijyana na telefone y'ikoranabuhanga Musk arimo akoraho, ndetse binatanga amakuru cyangwa birimo byerekana ko mbese iyi telefone nayo nyine iyo telefone yashyirwamo rino koranabuhanga. Features of the Tesla Model Pi. Bango ibintu ino telefone ishobora gukora cyangwa ibyo ikora izindi telefone zitakora. While official details remain scarce, several rumored features suggest that the Tesla Model Pi could revolutionize the smartphone market and potentially leverage Pi network's cryptocurrency innovations. Bango nubwo amakuru cyangwa mbese nubwo mu by'ukuri amakuru adahari ahamye, ariko hari kuvugwa ko ino telefone ya Tesla Model Pi ishobora guhindura cyangwa ishobora kuzana impinduramatwara ku isoko rya telefone, ndetse ikazamura ikoranabuhanga rya Pi network, ikazanamo udushya. Below are some of the features that enthusiasts expect from the Tesla Model Pi. Ahangaha rero bagiye kutwereka ibintu abantu bishimiye ino telefone biteze muri yo, mbese biteze ko ino telefone izakora. Icyambere, solar charging. Vango nugucagingwa n'izuba. One of the most exciting features could be solar charging capability, aligning with Tesla's sustainable energy mission. Nuvango mu bintu bimwe no telefone izabikora zindi telefone zitakora nuko izagicagingwa n'izuba, ndetse bigahura n'intego cyangwa misiyo ya Tesla. Urabizi ko Tesla igamije kurengera bidukikije, nka ziriya modoka ikora ntago zikoresha essence, ntago zikoresha mazutu, ahubwo zo ni amabateri. The smartphone may include built-in solar panels, allowing users to charge their phones without electricity. Bango izi telefone zizaba zifite muri zo pano z'izuba nyine, pano solaire, zemerera abazikoresha gucaginga batiriwe bakenera umuriro w'amashanyarazi. Murumva icyo kintu ukuntu gikomeye. Kabiri, 5G network and Starlink integration. Bango iyi telefone izakorana na Starlink, iriya satellite, ndetse ikoreshe internet ya 5G. The phone is expected to be 5G enabled, with potential integration with Musk's Starlink satellite network. Bango iyi telefone nyine nkuko tubivuze izaba ikoresha 5G kandi izaba
ikorana n'ibyogajuru satellite yitwa Starlink. This would allow users to access high-speed internet in remote areas, expanding connectivity globally. Bivuga ngo ahangaha iri koranabuhanga mbese iyi 5G ndetse n'iki cyogajuru kizafasha ino telefone kugira internet yihuta cyane ndetse n'ahantu itagera, ndetse bitume ikoranabuhanga rya rezo cyangwa mbese connection igere kure cyane. Gatanu, brain machine interface BMI. Bivuga ngo izaba ifite n'ikoranabuhanga rikorana n'ubwonko. Musk has previously discussed his interest in a brain machine interface technology through his company Neuralink. Bivuga ngo mu minsi ishize Elon Musk yavuze ku bijyanye n'ikoranabuhanga shaka kuzana rikorana n'ubwonko binyuriye muri company ye ya Neuralink. There are speculations that the Tesla Model Pi could support BMI. Hari amagambo arimo avugwa ko iyi telefone ishobora kuzakorana n'iri koranabuhanga nyine rya BMI, enabling users to control their devices with thought. Bivuga ngo iri koranabuhanga rizatuma abantu bagenzura ibikoresho byabo, nyine zino telefone bigendeye ku bitekerezo. Mbese ugatekereza telefone ibyo utekereje ikabikora. Niba utekereje wenda ngo nihamagare igahamagara, niba utekereje ngo nijye kuri internet ikajyaho nyine ukayikoresha, ibintu nk'ibyo. Kane, mass functionality. Bivuga ngo izajya ikorana n'umubumbe wa Mars. In the true Musk fashion, there are rumors that the phone could work on Mars. Anga rero iyi telefone bivugwa ko izakorana n'umubumbe wa Mars. Utilizing Starlink's satellite technology, izaba ikoresha ikoranabuhanga ry'icyogajuru cya Elon Musk cyitwa Starlink. While this may sound far-fetched, it aligns with Musk's long-term goal for making life multiplanetary. Bivuga ngo nubwo ibi bintu bigoye kubyizera cyangwa kubyemera, ariko birajyana n'intego irambye ya Musk, ya Elon Musk, yo gutuma cyangwa yo gukora ikoranabuhanga ryatuma abantu bazajya bajya ku migabane myinshi. Gatanu, cryptocurrency integration. Iyi telefone kandi izaba ikorana n'amafaranga y'ikoranabuhanga. Given Pi Network's focus on mobile crypto mining, it is speculated that the Tesla Model Pi will have built-in cryptocurrency features, including Pi Network's currency. Bivuga ngo nk'uko Pi Network yibanda ku kumayininga umuntu akoresheje telefone, biravugwa ko n'ira telefone nayo izaba ifite uburyo buyubatsemo bujyanye na cryptocurrency bwo gukorana n'amafaranga y'ikoranabuhanga, harimo n'ifaranga rya Pi. This could allow users to mine Pi or other cryptocurrencies directly on the phone. Ibi ngibi bizemerera abayikoresha kumayininga Pi cyangwa andi mafaranga kuri telefone zabo, making it a powerful tool in the emerging decentralized finance landscape, cyangwa icyo twita DeFi. Anga rero ibi ngibi bizatuma ino telefone iba igikoresho gikomeye kijyanye n'imari yegerejwe abantu, cyangwa amafaranga abantu nyine bayakoresha mu buryo bwisanzuye. The influence of Pi Network.
ahangaha rero bari kuvuga ukuntu Pi network yatumye ino telefone yemera gukorana nayo. The Pi network has established itself as a unique blockchain project that enables users to mine cryptocurrency from their mobile devices without draining significant battery power. Vango Pi network yazanye blockchain imwe rukumbi, umushinga wa blockchain umwe rukumbi wemerera abawukoresha gucukura cyangwa kumayininga bakoresha telefone zabo, batiri zabo zitashizemo umuriro. Mu gihe mu minsi yashize abantu bamayiningaga cryptocurrency bakoreshaga machine, kandi machine umuriro ugashira vuba cyane, zaryaga umuriro mwinshi cyane. The user-friendly design of Pi network may have inspired Musk to incorporate similar mobile-first cryptocurrency mining features into the Tesla Model Pi, providing users a seamless experience in the crypto world. Vango rero ubu buryo bwiza iyi Pi ikoretse, cyangwa uburyo bwo abantu bayikoresha nyine mu buryo bwiza, byatumye cyangwa byahaye imbaraga Elon Musk gushyira uburyo nyine bwo kumayininga kuri telefone, muri iyo telefone turi kuvugaho, ndetse bigatuma abayikoresha bisanga mu isi y'ifaranga koranabuhanga. With Pi network boasting a community of over 60 million pioneers, the integration of Pi features into Musk's smartphone could unlock enormous potential for both companies. Vango mu gihe Pi network irimo yishimira cyangwa yirata kuba imaze kugera ku bantu miliyoni 60, gushyira ubu buryo Pi network ikoresha muri zino telefone bishobora gutuma habaho amahirwe kuri company zombi. A future collaboration would likely increase the adoption of Pi cryptocurrency while offering Tesla a foothold in the blockchain space. Vango mu gukorana ko hazaza bishobora kongera kuba ino telefone yakoresha crypto ya Pi, kandi bikaba biri no gutuma runo ruganda rwa Tesla rugana muri kino gisata cya blockchain, cyangwa muri rino koranabuhanga rya blockchain. What this means for the future? Ibi ngibi bisobanuye iki ku hazaza? Bisobanuye iki mu gihe kizaza? Elon Musk's decision to incorporate ideas from Pi network into his innovation strategy shows the integration influence of blockchain technology on major industries. Ni kuvuga ngo ubu buryo Elon Musk yifuje bwa Pi network kubushyira mu ikoranabuhanga rye, ibi biragaragaza ko n'inganda nini nazo zizajya zikoresha ano mafaranga, cyangwa zizajya zikoresha Pi cyangwa andi mafaranga y'ikoranabuhanga. As Pi network continues to expand its decentralized platform, this collaboration could be a stepping stone toward greater adoption of digital currencies in mainstream technology. Vango nkuko Pi network ikomeje kwigarurira cyangwa ikomeje kuzana urubuga ruri decentralize, cyangwa abantu benshi bisangamo, uku gukorana kuzatuma biba ibuye ry'ifatizo
mu kwemera amafaranga y'ikoranabuhanga mu matekinoloji atandukanye dusanzwe tuzi. By integrating Pi Network's decentralized principles with Tesla cutting edge technology, ngo gushyira iri koranabuhanga rya Pi Network ndetse n'amahame ya decentralization bayahuza n'ikoranabuhanga rigezweho rya Tesla, Musk could create devices that not only revolutionize mobile computing but also brings cryptocurrency closer to the average consumer. Ngo Elon Musk bizatuma akora ibikoresho bidakora impinduramatwara bya telefone gusa, ahubwo binazana amafaranga y'ikoranabuhanga hafi y'umuntu usanzwe, hafi y'umuntu uwo ari we wese. Whether through direct collaboration or inspiration, Pi Network's impact on this innovation highlights the increasing convergence of blockchain and everyday tech. Ni ukuvuga ngo haba ari mu gukorana byeruye cyangwa mu gukuraho ibitekerezo bakabyifashisha, ngo uruhare rwa Pi Network kuri iri koranabuhanga cyangwa akagashya biragaragaza uburyo blockchain iri kwihuza n'ikoranabuhanga rya buri munsi, ikoranabuhanga risanzwe. Conclusion, umwanzuro. Elon Musk adoption of Pi Network's ideas for the Tesla Model Pi represents an exciting intersection of two transformative technologies. Ni ukuvuga ngo uku kuntu Elon Musk yemeye gukoresha ibitekerezo bya Pi Network muri telefone ye biragaragaza uguhuza tekinoloji ebyiri z'impinduramatwara arizo blockchain na mobile computing. Blockchain ndetse no gukoresha telefone ibintu bitandukanye. The potential integration of Pi Network's cryptocurrency features in the Tesla smartphone could redefine how we use and interact with digital currencies, pushing the boundaries of what mobile technology can achieve. Ngo aya mahirwe yo gushyira iri koranabuhanga rya Pi Network muri telefone biravuga neza cyangwa birasobanura uburyo twakoresha kandi twakorana n'amafaranga y'ikoranabuhanga bigakuraho imipaka y'ibyo ikoranabuhanga rya telefone rishobora gukora. Uvuga ngo ibi bintu biri gutuma telefone irenga umupaka cyangwa ikora ibirenze ibyo yakora. As the launch of the Tesla Model Pi approaches, the world waits to see how Musk's latest innovation will shape the future of tech and finance. Mu gihe kumurikwa kw'iyi telefone kwegereje, isi yiteguye kubona agashya kagezweho, ukuntu aka gashya nyine ka Elon Musk kazahindura isura, kazahindura uko tubona tekinoloji n'uko tubona ubukungu cyangwa uko tubona imari cyangwa uko tubona amafaranga. Rero iyo niyo nkuru twari twiyemeje kubabwiraho. Iyi nkuru ndumva rwose ari inkuru nziza, ntari gusimbuka, ntari kurenza amaso. Rero twishimiye ko tubashe kuyibagezaho. Rero nakwibutsa kumayininga, umuntu ufite Pi akamayininga
ndetse nawe utarajya muri Pi Network ukajyamo ugakoresha invitation code ya agasobanuye hejuru rimwe. Iyo ni username yanjye. Ushaka kwinjira wayikoresha, wabanza ukanyura kuri Play Store cyangwa App Store ukadownloadinga app ya Pi Network. Ibyo ngibyo rero byahita bigufasha ukabasha nyine nawe kwinjira muri Pi Network. Rero murakoze, Imana ibahe umugisha, tugire ibihe byiza naho ubutaha. Murakoze cyane.